Ndagushimiye cyane inshuti muvandimwe kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana. Ntukihutire cyane kwinjira mu rushako utari watekereza cyane ko uwo mugiye kubana ngo umwigeho kandi umusuzume urebe niba ibi ngibi ngiye kubwira byujuje cyangwa se abikurikiza. Reba niba ashobora kuba ari wa muntu wihangana uzakubwiza ukuri kandi uca bugufi, akaba ashobora ndetse no kwicuza byihuse. Reba niba ari wa muntu kandi ushoboye kuba yakora cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba yagerageza kwikura mu kibazo runaka kabone nubwo yaba ari umukene. Reba kandi niba ari wa muntu ufite muri we kubaha Imana. Reba kandi niba ari wa muntu ubasha gutinya ndetse no kugira isoni zo kwandagara ndetse no kwiyandarika. Ikindi kandi uzarebaho cyane, uzarebe ku byo wowe ukunda, urebe niba ibyo ukunda byujuje, kuko ushobora gusanga ukunda isuku wakunda umwanda, cyangwa se wowe ubifata ukundi kuntu gutandukanye n'uko nguko. Banza urebe niba mu byo umwe akunda n'undi ibyo akunda muhuje. Ushobora kuba ukunda ibiryo byoroshye kenshi kandi wakunda ibikomeye. Banza urebe nabyo kuri icyo kintu kugira ngo kitazababera imbogamizi. Ariko kandi ibyo bintu byose ntabwo mu gihe waba usanze bitameze nk'uko ubyifuza ari intandaro yo kumureka cyangwa gutandukana nawe, ahubwo bigucira inzira yo kugira ngo ubashe kumenya uko ugomba kubana nawe. Hari ibindi bintu rero by'ingenzi ukwiriye kwitaho no kumenya bigendanye n'ubuzima bw'umuntu bwite mu mubiri w'umuntu. Niba rero witegura gukora ubukwe cyangwa se warabukoze, benshi bazi uburyo babanza kugana kwa muganga bipimisha sida cyangwa se izindi ndwara kugira ngo bamenye uko bahagaze n'uburyo bazitwara mu muryango bushya. Mbere yo kubana benshi baca mu mashuri yigisha iyobokamana, ayigisha icungamutungo, ariko hari n'ibindi by'ingenzi cyane mwagakwiye kwitaho mbere yo kubana. Kumenya uko ubuzima bw'umubiri n'imitekerereze bihagaze. Kubimenya rero ntibivuze gushaka ikosa kuwo ukunda cyangwa se guhita umwanga mu gihe ubonye ikibazo, ahubwo bibafasha kwitegura neza cyangwa se no kwirinda ibibazo byashobora kuzavuka mu nyuma. Ibizamini by'ibanze abitegura kurushinga bakwiye gukoresha. Kumenya neza mbere na mbere uko muhagaze bizabarinda ibibazo byo gushwana no kwitana ba mwana hanyuma. Ibizamini by'ibanze mugomba gukoresha mbere yo gukora ubukwe. Ibibazo bishobora gukwirakwizwa bitewe n'akoko genetike. Hari ibintu by'ingenzi ugomba kumenya kuri wowe cyangwa se umufasha wawe niba mwaba mugendera n'uturemangingo fatizo gene dushobora kuzateza ibibazo ku bana muzibaruka. Hari indwara zimwe na zimwe ziterwa n'akoko, izo twavuga nk'indwara ikwirakwizwa mu miryango, mbese akoko cyangwa se genetike, aho umwana aba adashobora gukora uturemangingo dutukura tw'amaraso, bigasaba ko ahora aterwa amaraso buri gihe. Hari nka kanseri, hari uturemangingo dutera kanseri dukwirakwizwa mu miryango, diyabete kimwe n'izindi ndwara ziba mu mitekerereze. Icyo mwakora, hari ibizamini bikorwa kwa muganga hakoreshejwe amaraso, hari ibitaro bizobereye mu bizamini by'akoko genetics problems bibikora. Ushobora kubagana ugasobanuza birambuye. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hano ho dusanga abantu benshi bibanda cyane cyane kuri indwara ya sida cyangwa se VIH. Ari indwara ihangayikishije, ariko hari izindi z'ibanze mwagakwiye kumenya neza uko muhagaze mbere yo kubana. Izo ni hepatite C n'indwara ya mitezi ndetse n'izindi. Izi ndwara ni ngombwa cyane kuzipimisha mbere y'uko mubana, kuko akenshi kuzandura ubuzima bwose, tutibagiye ibyago byo kwanduza abana muzibaruka. Icyo mwakora, ibizamini byo bikorerwa ahantu henshi, nabyo bikorwa bafata amaraso bakayasuzuma. Ibyo umukunzi yaba akwizeza byose ko atarabikora na rimwe, cyangwa se ko atarwaye n'imwe muri izi ndwara, ni ngombwa kwipimisha mbere yo kubana kugira ngo bizabafashe mu buzima buri imbere. Kumenya itsinda ry'amaraso yawe. Hari byinshi bivuga ku byerekeye amatsinda cyangwa se ubwoko bw'amaraso blood group biba atari byo, nk'uko kuvuga ngo ufite O ntiyabana n'ufite A. Ibi si byo na gato rwose. Babana kandi bakabyara abana bose bifuza. Gusa hari ibindi byerekeye itsinda ry'amaraso twavuzeho, ibyo byitwa resisi.
Ni akamenyetso gakurikira itsinda ryawe, urugero niba ufite O+ cyangwa AB moins cyangwa B+ n'ibindi. Niba ufite O ikurikiwe n'akamenyetso plus ni ukuvuga ko ufite O na resis positive. Niba ufite AB moins ni ukuvuga ko ufite groupe AB na resis negatifu. Mu gihe mwitegura kubana ni ngombwa ko mwese muhuza resis. Gusa mu gihe mudashoboye kuyihuza, kubimenya mbere ni ingenzi cyane kuko bifasha mu gihe umugore atwite. Iyo umubyeyi adahuje resis n'umwana, bitera ibibazo bikomeye ku buzima, harimo no kubyara umwana se agapfira mu nda. Mu gihe utwite cyangwa se wenda kubyara, iyo muganga wawe azi neza resis yawe bibafasha kuba mwakirinda ibyo bibazo byose. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya ubwoko bw'amaraso bwawe n'ubw'umukunzi wawe mu gihe mukitegura kurushinga. Icyo mwakora, gupima ubwoko bw'amaraso ni ikizamini cyoroshye kandi gikorerwa henshi. Bisaba gufata amaraso kandi hakoreshwa amaraso make cyane. Ushobora kugana ivuriro rikwegereye. Ibyo ni bimwe mu bizamini by'ingenzi mugomba gukora wowe n'uwo mwitegura kurushinga kugira ngo mubashe kwimenya uko muhagaze no kumenya uko muzitwara mu bihe bindi bizakurikiraho. Ndabashimiye cyane, ndabifuriza amahoro y'Imana, mugubwe neza mu Rwanda rw'ababyaye.